turabagira inama ngo mube muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu bazarindwa igihe cy'umubabaro. Icyago cya gatanu kizashimangira uyu mubabaro, ngo isi zacura umwijima bituma abantu bahekenya indimi zabo bazihekenyere mu kanwa. Mbega gucura umwijima ku isi, mbega umubabaro uzabaho. Mbega ngo bari muri Kristo Yesu bazarindwa ibintu bikomeye, mbega bari muri Kristo Yesu bazakizwa akaga gakomeye. Ndakwifuriza kuba muri Kristo Yesu, ntabwo bigoranye, nta kindi bigusaba. Mwizere, azakwambika imbaraga. He kugira iterabwoba bazagushyiraho ngo kwizera Yesu ngo birakomeye, ngo iyo ugezemo uhura n'ibibazo, ngo iyo ugezemo ngo oya, humura. Reka tubasuhuze mwebwe tukurikiye ku Iyobokamana TV. Uyu ni umwanya mwiza, ni umwanya w'ijambo ry'Imana, ni umwanya w'ibyo kurya bitunga umuntu w'imbere. Reka rero tubanze tubibwire kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana ariko tunaziranye. Nitwa Misago Alfred, ndi umuvugabutumwa. Abo Paul yavuze ngo turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, kandi Imana iduhamagarira umurimo kugira ngo tuyihuze na benshi. Ndi umukristo mu itorero rya ADEPR. Uyu munsi mbarizwa muri paruwase yitwa Rukiri, umudugudu wa Nyarutarama. Tubahaye rero ikaze muri uyu mwanya kugira ngo tuganire amagambo y'Imana, kandi nzi ko Imana iri buduhane umugisha. Reka dusenge Imana noneho twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana yacu, ni wowe utubera amaso muri byose. Utaduhaye imbaraga ntacyo twavuga, kandi utaduhaye ubwenge ntacyo twabasha kuvuga. Niyo mpamvu ushimye ko uyu mwanya tubasha guhagarara imbere yawe tukavuga amagambo yawe. Nyambika imbaraga, kandi buri muntu wese uduteze amatwi yumva aya magambo agira aho amukura, agire n'ahandi amugeza, kuko niwo musaruro w'ijambo, niwo musaruro w'ubutumwa bwiza. Ndagusabye kugira ngo akanya kose tugiye kumara tuganira aya magambo n'uraba dukurikiranye wese amufashe, ari njye ubwanjye n'abanyumva twese batugirira umumaro, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana rero iduhane umugisha mwebwe mudukurikiye ku Iyobokamana TV. Reka dusome ijambo ry'Imana riri butuyobore, noneho tuganire twumve icyo Imana ivugana natwe binyuze mu ijambo ryayo. Amagambo turi bwifashishe turayasanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igice ni icya 3 umurongo waho wa 10. Igice cya 3 umurongo w'10 mu byahishuriwe Yohana hari amagambo avuga ngo, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Aya magambo tuyabona no muri Matayo igice cyaho cya 24. Ni amagambo yavuzwe na Kristo umurongo wa 21 na 22, aho yavuze ngo kizaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho kugeza icyo gihe. Aya rero niyo magambo agiye kudufasha tuganira twumva icyo Imana ivugana natwe. Ijambo dusomye mu byahishuwe riratubwiye ngo, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ijambo hano nakuyemo ngira ngo tugarukeho tuganire, ni ijambo rivuga ngo abari muri Kristo Yesu bazarindwa igihe cy'umubabaro ukomeye. Abari muri Kristo Yesu bazarindwa igihe cy'umubabaro ukomeye. Ubundi abakristo benshi bizeye, dusanzwe tuzi ko kuba muri Kristo Yesu ari amahirwe menshi, ari amahirwe kuba wabona amahoro yo mu mutima, ugahorana amahoro mu mutima kubera ko wamwakiriye, kuba muri Kristo Yesu, kuba utazacirwaho iteka se, kuba waba ufite ubugingo buhoraho, kuba waba witwa umwana w'Imana,
ukabaho rwose uvuga uti Imana ni data. Ayo yose ni amahirwe duhabwa no kuba twarizeye tukaba muri Kristo Yesu. Muri ayo mahirwe menshi rero, uyu mwanya nifuje kugaruka ku mahirwe avuga ngo abari muri Kristo Yesu bazarindwa igihe cy'umubabaro ukomeye. Turavuga ibintu nka bitatu by'ingenzi. Icya mbere, turasobanura iki gihe icyo ari cyo. Iki gihe ni ikihe, kizaba ryari. Icya kabiri turi buvuge, uyu mubabaro uzaba uteye gute, kugira ngo witwe umubabaro ukomeye. Ukomeye gute? Ukomeye mu ruhe rwego? Ese utandukaniye he n'indi tugenda tubona twanabonye? Kuko hari n'igihe umuntu aba avuga uti ngewe rwose nkurikije ukuntu nababaye ndatekereza ko nta mubabaro nabona ungana n'uwo nahuye nawe. Urahari n'uwo tugiye kubona. Ijambo ry'Imana rirawutwereka, kuko ijambo ry'Imana ntiribeshya, riratubwiye ngo ni umubabaro utarigeze kubaho. Byumvikane ko niba warigeze ubona umubabaro, ukigera ubona ibibazo, ukigera ubona abantu bababara, ubigereranyije n'uyu mubabaro tugiye kubona, nta hantu bihuriye, kuko uyu nguyu ntiwigeze ubaho, nta wabayeho wabigereranya nawo. Iyi si tugenda duhura n'ibibazo byinshi, ibibazo by'intambara, ibibazo by'impfu zitandukanye, indwara z'ibyorezo, amakuba mu buryo butandukanye, ibiza bitwara abantu. Ibyo byose bikatubabaza, ukabona koko mu by'ukuri ko biri no ku rwego rwo hejuru. Ariko none dutekereze ku mubabaro. Bibiliya ivuze ngo ntabwo wigeze ubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho kugeza uwo munsi uwo mubabaro uzaba ubaye. Nta wundi mu mateka wigeze ubaho. Noneho turaza gusoza tureba ni gute bazawurindwa. Ngo bazarindwa igihe cy'umubabaro. Bazawurindwa gute? Akenshi iyo ushaka gukiza umuntu, ugira uburyo umukizamo, ugira akanzu umunyuzamo, ugira ahantu umukiriza. Niba wamushobora kumuhisha ntaba agihuye na bya bibazo, niho turaza gusoreza. Ni gute bazawurindwa gute? Ese bazaba bari hehe? Kuko ari akaga kazazira isi yose, kakazira ibihugu byose, katarobanuye igihugu ku kindi. Bo bazaba bari he? Niho rero turaza gusoreza. Ariko ibanga ni ukuba muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu bazarindwa igihe cy'umubabaro. Imana nikomeze duhana umugisha mwebwe mudukurikiye Kuyobokamana TV. Iri ni ijambo ry'Imana, ni umwanya turi kuganiramo ijambo rivuga ngo abari muri Kristo Yesu bazarindwa igihe cy'umubabaro ukomeye. Twihuse reka duhere kuri iki gihe. Iki gihe ni ikihe? Ubundi uko amateka y'ijambo ry'Imana duha, iyi si yacu kuva Imana yayirema ikayibumba izarangwa n'ibihe birindwi by'ingenzi. Ibi bihe byose uko ari birindwi ntabwo nenda kubibigisha aka kanya. Tuzagenda tubibigisha uko tuzagenda tubana mu ijambo ry'Imana. Tuzabibigisha, tuzagira igihe cyo kubigisha ibi bihe birindwi bizaranga iyi si yacu kugeza ku iherezo ryayo. Ndaza kwibanda cyane kuri iki gihe cy'umubabaro kuko nicyo tugendereye. Ariko mbere y'uko tugera kuri iki cy'umubabaro, twabaha mu ncamake ibihe byabanje bikabanziriza icyo gihe. Habanje igihe cya mbere cyitwa igihe cy'ubutungane, igihe cy'ubuziranenge. Ubwo ni mu ngobyi ya Edeni. Nyuma y'uko Imana iremye umuntu, ikamuha umunani we, ikamutuza mu ngobyi ya Edeni, aho yagombaga kubona byose azakenera muri ubu buzima abamo. Ariko Imana imuha kondisiyo, imuha amabwiriza avuga ngo wemerewe byose biri muri iyi ngobyi, ariko ntabwo wemerewe kurambura ukuboko ngo usorome ku kiriya giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Imana yacu iduha uburenganzira muri byinshi, ariko hari aho isigaza mu bumana bwayo umuntu ataba agomba kuvogera. Niyo mpamvu ubuzima bwose tuzabamo ni imibereho Imana ihinduye. Imana iguhaye kubaho neza, menya ngo hari aho utagomba kurenga. Menya ngo ubwo bwisanzure iguhaye, menya ngo iyo mibereho iguhaye, menya ngo ubwo buzima iguhaye, ntabwo hari icyumba yasigaje cy'ubumana bwayo. Nicyo kiha agaciro, nicyo gituma uyitinya, nicyo gituma uyubaha. Icyo ntuba ugomba kukivogera, ukamenya ngo nzagarukira ariko sinzaharenga. Adamu na Eva
barenze ku mabwiriza Imana yabahaye, barenga ku cyo yababwiye, barya ku giti yababujije bakiryaho. N'uyu munsi Imana ishobora kubwira umuntu ikamubwira ngo nguhaye kubaho muri ubu buryo, ariko uzirinde, ntuzampemukire mu buryo ubu n'ubu. Nguhaye kuba muri aka kazi, ariko ntuzibe, niwiba bazakwirukana. Nguhaye kuba muri uyu mwanya, ariko ntuzarye ruswa, nuyirya bazakwirukana. Nguhaye kwiga ukarangiza, ariko ntuzirwanirire, niwicira inzira uzagira. Uvuga ngo n'uyu munsi Imana ijya ikingurira abantu imiryango ikabaha rugari mu buryo butandukanye, mu nzira zitandukanye. Nguhaye gucuruza, ariko niwiba abakiriya nzaguhombya. Uvuga ngo ntabwo ari Adamu na Eva gusa bahawe amabwiriza yo kutarenga, yo kugira aho bagarukira ntibaharenga. Natwe uyu munsi Imana irayaduha. Ingaruka nyinshi n'ibibazo tugenda duhura nazo bifitanye isano no kurenga kuri ayo mabwiriza Imana iba yaduhaye. Iguhaye ubwisanzure, iguhaye kubaho, iguhaye ubuzima, iguhaye imibereho, ariko irakubwiye ngo ntuzarenga umupaka. Nurenga nzakugwa nabi. Jya mu kariya kazi ukore hariya hantu, ariko uzirinde. Nutirinda ukiyandarika uzagira ibibazo. Ikabira ari guhaye, ikabiguhaye inshingano, ikabaye kondisiyo utagomba kurenga. Iyo uyirenze ibikubaho ni nk'ibyabaye kuri Adamu na Eva. Ni ingaruka nta kindi. Babirenze Imana irabirukana, ibirukanira ngo inyuma y'ingobyi ya Edeni. Aho umuntu yakibaza ati ko bagiye inyuma y'ingobyi bagiye, ese hari Edeni hakaba n'ahandi hantu? Birumvikana. Isi ni imwe, isi yari imwe, ariko umuntu akeberwa umunani we. Tubare ko nk'uko umubyeyi ashobora kubyara abana afite isambu nini, ariko akavuga uti hariya ngiye kuhakebera, kuhagukebera umunani, harera, ni umurima wera, nguhayemo umunani, n'uwawe wubakemo inzu wiberemo, hari ibintu byiza byose ugomba kubamo. Wacumura ikagukura muri wa murima mwiza yari yaguhaye, ikakohereza kujya guhinga ya mirima y'imishike yindi itari yashimye kubamo. Ni urwo rugero nabaha kugira ngo mubyumve uburyo umuntu ava mu Edeni akaza inyuma y'ingobyi, nkaho se hari imibumbe ibiri wenda itandukanye, ngo abe yaravuye mu mubumbe umwe aze mu wundi. Hoya, umubumbe uracyari umwe, akuwe mu mwanya umwe ajyanywe mu wundi mwanya. Akuye aharumbuka, aharumbuka agiye aharumba hatarumbuka. Avuye ahantu heza agiye ahantu h'amabuye, agiye guhinga amabuye. Nuko bimeze. Umuntu isi yinjira mu gihe cya kabiri, icyo twakita ngo ni igihe cy'umutimanama, igihe cy'ubutegetsi bwa muntu. Kubera iki cyiswe igihe cy'ubutegetsi bwa muntu? Umuntu akiri mu ngobyi ya Edeni yayoborwaga n'Imana, yagenzurwaga n'Imana, niyo yari umuyobozi we. None kuva mu ngobyi ya Edeni bisa naho umuntu yigize ikigenge. Sinshaka kumvira ibyo umbwira, sinshaka kunyobora. Ndababwira ngo n'uyu munsi hari igihe umuntu yikura mu mahirwe yo kuba yarari kuyoborwa n'Imana, yo kuba yarari kugengwa n'Imana, yo kuba yarari ubuzima bwe bwose yari Imana niyo yamwerekaga nyura hano, ca hano, rya bino, kora bino. Noneho akavuga uti aya mahirwe akayanga, akavuga uti oya ndashaka kwigenga. Byigeze biba ku bwoko bumwe bw'Abisiraheli babayeho bayoborwa n'Imana. Imana ibaha abacamanza bagenda babafasha mu buryo butandukanye. Igihe kiza kugera baravuga bati Samweli we, uzi ko dushaka kumera nk'andi mahanga natwe tukagira umwami akajya tuyobora. None se kuyoborwa n'Imana ntibihagije? Nimuyoborwa n'Imana ntimuzayoba. Nimuyoborwa n'Imana izabayobora mu kuri kose. Nimuyoborwa n'Imana nta kintu muzahura nacyo kibi. None murashaka kuyoborwa n'umuntu kuruta uko mwayoborwa n'Imana? Ati nta kibazo, tumere nk'abandi bose. Samweli abibwiye Imana, Imana iramubwira ngo okay, ubwo banze ubuyobozi bwanjye, ubwo bashatse kwigira ibyigenge no kwiyobora ubwabo no kuyoborwa na bene wabo, noneho babwire ko umwami mwemeye gusa azabagwa nabi, azabanywesha amazi, azabakakabiza, abadamu babo bazabenda ku karubanda, ababwira amagambo yose asharira agaragaza ko ubu imibereho n'ubuzima bwo kwigenga bitazigera bibahira. Ariko Nyarwanda nitwe tuvuga ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Ugira ngo bavuye ku izima, baravuze bati numuduhe, mudushakire, nashaka azatunywesha amazi. Ibyo Sawuli yabakoreye
namwe muzabyisomere muzabibona. Aha narishatse kubabwira ngo nta kintu cyiza nko kuba mu buzima buyoborwa n'Imana. Isi yinjira mu gihe cya kabiri cy'umutimanama, ubutegetsi bwa muntu. Iki gihe cya kabiri abantu babaye babi kugera ku rwego Imana ivuga ngo ntabwo umwuka wanjye yahora aruhanya n'abantu. Itangirira igice cya 6:3. Imana ivuga ko umwuka wayo atahora aruhanya n'abantu. Yafashe icyemezo cyo kubarimbura, ibarimbuje umwuzure. Itegeka Nowa kubaza inkuge nk'ubwihisho, nk'ubuhungiro ku muntu uzaba uyirimo, ko adashobora kuzagira icyaba nubwo Imana igiye kurimbura. Hano harimo ibanga rikomeye, ngo Imana igiye kurimbura abantu bo ku bwa Nowa kuko bayinaniye. Itegetse Nowa kubaza inkuge. Uraza kuba ari mu nkuge ntacyo ari buze kuba. Turaza gusanga bifitanye isano n'iki gihe, nuko kurindwa kw'abari muri Kristo Yesu barindwa igihe cy'umubabaro. Turaza gusanga ko bifitanye isano. Noneho twihute, ni incamake turi kubaha muri bihe byabanje kugira ngo tubone iki gihe cy'umubabaro abari muri Kristo Yesu bazarindwa, kuko ijambo ry'Imana twarisomye mu byahishuwe rikatubwira ngo bitondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nzabarinda igihe cy'umubabaro ukomeye ugiye kuza kubabaza isi mu bihugu byose, kubabaza isi no kugerageza abayituye. Iki gihe rero cya kabiri cyarangiye gutyo, Imana irimbuza abantu umwuzure. Haje kuza igihe cya gatatu cyitwa igihe cy'amategeko. Iki cyari igihe cy'amategeko ya Mose, aho Imana yavuze iti noneho nzemera umuntu kuko yubahirije amategeko. Ugendera mu mategeko yanjye akayubahiriza nzamwemera, tuzabyumva kimwe. Mugira ngo abantu amategeko barayashoboye? N'uyu munsi birambabaza iyo mbona abantu bashaka kongera kwizirika ku mategeko n'uburyo yamaze abantu. Amategeko yisha abantu, yica abantu rwose. Ukica itegeko bakagutera amabuye, ukica isabato bakagutera amabuye, wakica itegeko hari ibirundo by'amabuye, bakaba bavuga bati kiriya kirundo cy'amabuye nuriya ni runaka wishwe nuko yisha amategeko. Itegeko yarabishe. Imana iravuga iti nta muti wigeze uboneka muri aya mategeko. Iki gihe cya gatatu kibaho, Imana ishaka no kurimbura abantu nanone nk'uko yabarimbuye mu gihe cyo ku bwa Nowa. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 13 uhereye ku murongo wa 6, uzahasanga umwanzuro wa nyir'umurima, wa nyir'umuzabibu, wa nyir'umurima. Biravuga ngo umutini warumbye, umurima uri mu mutini urarumba, ngo warumbye ibihe 3. Tujye dusoma ijambo ry'Imana turyumve. Ibihe 3, imyaka 3 urumba, aza gushaka imbuto azibura, ashaka imbuto azibura, ashaka imbuto azibura. Mu butungane, umutimanama, igihe cy'amategeko, ibihe 3. Ku bantu batajyaga basobanukirwa iri jambo icyo ryari rishatse kuvuga, nicyo nubwo busobanuro. Ibihe 3, imyaka 3, nza gushaka imbuto ku mutini nzibura. Afata umwanzuro wo kurimbura umutini warumbye. Ariko hagaragara uwo nakita ngo ni umukozi ushinzwe guhingira umutini, ushinzwe kuvomerera umutini, ushinzwe kubagarira umutini. Aravuga ngo mwaka uyu mutini uha amahirwe y'umwaka umwe, shyireho akanjye nkuvomerere nkuhire. Icyakora uyu mutini nurumba muri uyu mwaka umpaye, uzawuce nguhaye uburenganzira. Bana b'Imana mwe munkurikiye ijambo ry'Imana kuri Iyobokamana TV, uyu ni Kristo. Uyu ni Kristo witambitse, aravuga ngo mumpe umwaka umwe nshyireho akanjye. Uwo mutini warumbye ndebe, ese kurumba kwawo nuko wabuze amazi, kurumba kwawo nuko wabuze ifumbire, kurumba kwawo wabuze abawitaho, kurumba kwabo wabuze iki? Nge nimumpa ku kazi ngende nguvomerere. Imana iti urabyemeye nguhe umwaka, urabona ko hari icyizere koko cyuko umutini warumbye ushobora kuzera. Ati wumva umwaka. Imana irabyemera. Byanzurirwa mu nama y'agakiza, byemezwa ko Kristo aje mu mwaka asabiye umutini warumbye, umwaka witwa umwaka w'imbabazi. Ikigaragaza ko Kristo ari we witambitse hano muri Luka 13 agasaba umwaka w'imbabazi.
iyo dusomye muri Yesaya igice cyaho cya 61, ubu buhanuzi buvuga kuri Kristo aje mu kazi ke yari yasabye. Yavuze amagambo avuga ngo umwuka w'Imana ari kuri njye, umwuka w'umwami Imana ari kuri njye, kuko yansize amavuta ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, mbwira imbohe ko zibohowe, nje kubwiriza kubohora abari mu nzu y'imbohe, nje gufasha abantu. Ariko yongeraho n'ijambo rivuga ngo intumye kumenyesha abantu umwaka Imana igiriyemo abantu imbabazi. Urumva ko wa mwaka yarawusabye arawuhabwa, none aje gutanga itangazo ry'uko yawuhawe kandi Imana yemeye kubabarira abantu umwaka umwe, igihembwe kimwe. Aho aya mahirwe abantu nibayakerensa haranda hari, yavuze ngo nushira uzawuce nakubwira iki. Aya magambo Kristo yasubiyemo ubwo yari yinjiye mu isinagogi i Yerusalemu, ngo bamuha umuzingo w'igitabo. Muri Luka igice cya 4 ngo bamuhaye umuzingo w'igitabo, ngo ahita arambura mu gitabo cya Yesaya, uro muzingo w'igitabo cya Yesaya, ngo arambura igice cya 61, arongera arabishimangira aravuga ngo erega nje kubamenyesha ko Imana ibahaye umwaka w'imbabazi. Ibahaye umwaka w'imbabazi, kandi ibi ngibi bisohoye mu matwi yanyu uyu munsi. Rwose ndawutangaje, umwaka irawubahaye. Ariko kandi nubwo mbatangarije uw'imbabazi, hirya hazaza n'uwo guhora inzigo k'Uwiteka. Naho uyu mwaka wo guhora inzigo niwo wakabaye warabanje, niwo wari ugezweho, nicyo cyari kigezweho. Niwo mwaka wari ugezweho. Iyo usomye igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, yerekwa ibyumweru bigera kuri 70 yeretswe, hari icyumweru kimwe gisa n'ikigizweyo. Mesiya Kristo, kuza kwa Kristo hari hashize ibyumweru bigera muri 70, yaje mu cyumweru cya 69, haburaga icyumweru kimwe, aricyo cyumweru kiswe ngo ni icyumweru cyagombaga kuzahabwa umubi cyangwa se umugome yagombaga kuzakoreramo, kikanazamo guhora inzigo k'Uwiteka, gisa n'ikigijweyo. Muzayibona muri Yesaya 63. Yesaya 63 haravuga ngo niyengesheje umuvure ngenyine. Uwo yari Kristo. Niyengesheje umuvure ngenyine, mubo mwisi nta numwe wigeze umfasha. Mbibutse ko Kristo yaducunguye wenyine, ntawamuhaye ikiraka, ntawamuhaye inkunga, ntawigeze umuha inkunga, ntawamufashije. Niyengesheje umuvure ngenyine, mubo twari kumwe nta numwe wamfashije, mu mahanga yose nta wigeze amfasha. Ahubwo nawiyengesheje ngenyine, mbavungisha ibirenge byanjye, amaraso yabo yiminjira ku myenda yanjye, ngo imyenda yanjye ngo irahindana yose. Ubwo ni bwa buzima na mibereho ya Kristo ku musaraba, niko byagenze. Amaraso yaragiye afata umubiri we wose. Aravuga ngo kuko nari naragambiriye umwaka wo guhoreramo aba inzigo, none n'umwaka wo gucungura abantu banjye, none nguyu uratashye. Aho yaratanze itangazo ry'uko abantu bakagombye kuba bararimbutse kiriya gihe. Ariko noneho Imana mu cyimbo cy'uko yakabarimbuye, yohereza Kristo azahetse, aza yikore, azatwaye umwaka w'imbabazi. Aya magambo aramfasha, yongeza hano numva mfashijwe cyane kurushaho. Nawe twumva, udukurikiye, uduteze amatwi, nitugera bifata akanya ushimire Kristo, umuhe icyubahiro, uvuga uti ndagushimiye kuko kuba ndiho mbikesheje wowe wadusabiye umwaka w'imbabazi. Byari byarangiye, twari twakatiwe, byarangiye. Arawusaba, arawemera, aravuga uti ngewe ndashyiraho akanjye, bizemera ndabizi. Umwaka w'imbabazi Kristo aba arawutangaje. Uyu mwaka uza ari igihe cya 4 gikurikiye cya gihe cya 3, uza ari igihe cya 4 mu bihe 7 mbabwiye bizaranga isi. Kiza ari igihe cya 4 cyitwa ngo ni igihe cy'ubuntu, igihe cyo gucungurwa n'amaraso ya Kristo. Ni igihe udasabwa kubahiriza amategeko ngo wemerwe, ni igihe ahubwo usabwa kwizera ukemerwa, ukizera uwoherejwe, ukizera uwabyiyemeje. Kuko Bibiliya iravuga ngo uhereye uwo munsi niwe washyizweho kugira ngo ahinduke izina ribonerwamo agakiza. Niwe wari woherejwe kugira ngo amahanga yose amwizereremo abone ubugingo buhoraho.
Bibiliya ikavuga ngo uwizera uwo mwana uhereye uwo munsi ntabwo yongera gucirwaho iteka, ahubwo aba abonye ubugingo. Byumvikane ko iki ni igihe cyiza turimo. Hari umuririmbyi uvuga ngo turi mu gihe cyiza cy'umunsi w'agakiza, Yesu yarangirije byose ku musaraba. Ngo turi mu gihe cyiza, igihe cya kane. Iki gihe Bibiliya cyita ngo nicyo gihe cyo gukirizwamo, niwo munsi wo gukirizwamo. Mu Bakorinto urwandiko rwa 2 igice cya 6, niwo munsi wo gukirizwamo. Ngo nicyo gihe kirimo agakiza, nicyo gihe cyo gukirizwamo. Biravuga ngo ubwo dukorana n'Imana turabinginga twe guhererwa ubwo buntu gupfa ubusa. Reka nanjye mbabwire ni ubwo dukorana nayo, ubwo Imana impamagaye ngo mbagezeho aya magambo, ngo mbabwirize ubutumwa bwiza, reka mbinginge ku bw'imbabazi z'Imana mwe guhererwa ubu buntu kubupfusha ubusa, mwe guhabwa iki gihe cya kane ngo mugipfushe ubusa, ngo murangare, ngo aya mahirwe muyange muyakereze, kuko hirya yaho ni ibibazo kuko tugiye kubibona. Igihe cya kane turi ku ijambo rivuga ngo abari muri Kristo Yesu bazarindwa igihe cy'umubabaro. Iki gihe cy'umubabaro ni ikihe? Ni igihe cya gatanu, aricyo gihe kizaza gikurikiye kino turimo. Iki gihe cya gatanu tugitegereje nacyo mu isezerano. Yesu ati ndanabamenyesha ko hazabaho n'igihe cyo guhora inzigo. Iki ni igihe cya gatanu. Kumbi wa mwaka wasubitswe wakagombye kuba icyumweru cya 70, nicyo gihe kizaza ari igihe cya gatanu kikinjira kuri iyi si. Iki gihe cya gatanu kizatangira ryari? Kizatangirana n'uko itorero rya Kristo rikuwe ku isi, isi yinjire mu gihe cya gatanu. Icyo Bibiliya yise ngo ni igihe cy'umubabaro, utarabayeho mu gihe cya mbere, utarabayeho mu gihe cya kabiri, utarabayeho mu cya gatatu, utarabayeho no muri iki gihe turimo cya kane. Igihe cy'umubabaro, igihe cya gatanu. Uyu mubabaro kuki cyiswa ngo ni igihe cy'umubabaro? Uzarangwa n'iki? Aho ni muri ya ngingo ya 2. Uyu mubabaro uzaba ugizwe n'iki kugira ngo witwe ko ari umubabaro utarigeze kubaho? Ibiwugize ni ibi. Iki gihe nicyo cyahawe uwitwa antikristo. Tuzagira igihe cyo kubigishaho neza mukamusobanukirwa. Nicyo gihe cyahawe antikristo kuzakora ku mugaragaro. Daniyeli yarahanuye aravuga ngo ni igihe kizahabwa umwami w'umunyamwaga utagira impuhwe, utagira imbabazi, akazibasira cyane abantu biraye Mesiya akabasiga. Kwirara hari ijambo nasomye muri yo rivuga ngo hariho uburakari, wirinde utayobeshwa no kwirarira kwawe bigatuma incungu nyinshi zinanirwa kugucungura. Uzi ko umuntu ashobora kwirara muri iki gihe cya kane, kuko iki gihe cya kane kubera ko ari igihe cy'ubuntu, kwirara kw'abantu birashoboka rwose. Umuntu ashobora kwirara, ni igihe cy'ubuntu, ni igihe rwose ucumura ntihagire ibindi bibazo byinshi bindi biza. Umuntu ashobora kwirara, ariko muri uku kwirara muri iki gihe cy'ubuntu bishobora kugukururira akaga ko kuzisanga mu gihe cya kane cy'umubabaro utarigeze kubaho. Iki ni igihe kizarangwa no gukora kwa Kristo ku mugaragaro, umwami w'umunyamwaga utagira impuhwe, utagira imbabazi, akababaza abantu, agakora ibikorwa byinshi Bibiliya ivuga by'amategeko aremereye akomeye n'amahame akomeye byo kubabaza abantu no kubumvisha mu buryo bukomeye. Akazibasira cyane ubwoko bw'abera. Ubu bwoko buvugwa hano ni ubwoko bwa Isiraheli, kuko bafite isezerano ryo kuzahabwa agakiza nyuma y'uko itorero rya Kristo rizamuwe, kuko yaraje ntibamwemera. Ariko igihe kizagera Imana ibahumura amaso. Kandi mbibutse ko kwinangira kw'Abisiraheli uyu munsi biri mu nyungu z'abitwa abanyamahanga batari Abisiraheli, biri mu nyungu zo kugira ngo binjire mu itorero kugera ku mubare ushyitse. Abaroma niko havuga mu gice c'10:25, aho Bibiliya ivuga ngo tugomba, Abisiraheli ngo banangiwe imitima kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero ngo bakagera ku mubare ushyitse, nibwo agakiza
kazongera kagasubira mu Bisiraheli nk'uko Imana yabibasezeranije. Urumva ko rero kwinangira umutima kwabo biri mu nyungu za buri muntu wese utari umwisiraheli muri kiriya gihe. Niyo mpamvu icyo gihe agakiza kazabasubiraho. Yesu ijambo riri muri Matayo hamwe twavuze 24 umurongo wa 21 yaravuze ngo iyo minsi ngo yitaza kugabanywa ntawe ari buzarokoke, ngo ariko kubw'intore z'Imana ngo iyo minsi izagabanywa. Intore z'Imana ku itorero rizaba ryagiye, abitwaga bera b'Imana bakijwe bakazaba bagiye. Izo ntore z'Imana ni bande bariho muri icyo gihe kandi itorero ryamaze kugenda? Izo ntore z'Imana rero nta bandi nabo Bisiraheli. Mumbabarire, twavuze igice cya 10 cy'Abaroma, ni igice cya 11. Ni igice cya 11 niho muzasanga izi nkuru zivuga ko Abisiraheli banangiwe imitima kugira ngo twinjire mu mwitorero kugeza ku mubare ushyitse uhere kuri 25. Noneho rero Yesu kuvuga ko kugabanywa k'uyu mubaro kubera intore ze nubwo bwoko bw'Abisiraheli yavugaga, kuko ni Kristo azabibasira cyane, abababaze mu buryo bukomeye, ku buryo kugaruka kwa Kristo bwa kabiri agarukanye itorero hazaba harimo n'umugambi wo gutabara Abisiraheli ngo abakizi uwo mubabaro n'ako karengane bazaba bari kugirirwa n'umugome. Twihuse turi kugaragaza imbaraga z'iki gihe cy'umubabaro n'impamvu yazo naho zizaba ziturutse. Icyambere tubonye ko Kristo azaba ari gukora ku mugaragaro. Uyu munsi nabwo ari gukora, ariko ari gukora mu buryo bw'amayoberane. Paulo yaravuze ngo azakora mu buryo bw'amayoberane. Mu Batesalonike mu rwandiko rwa 2 muzabibona mu gice cya 2. Akora mu buryo bw'amayoberane kuko umubuza gihari. Umubuza ninde? Ni nge nawe twizeye Kristo. Erega bizeye Kristo bari ku isi baba ari umucyo w'isi, kandi iyo ahantu hari umucyo ntabwo ibikorwa by'umwijima biba byinshi. Muzabirebe namwe, iyo amatara ari kwaka abantu birinda gukora ibyaha ngo batababona, ariko iyo amatara azimye abantu barakiranirwa. N'uwari uri gutinyira umurahita ko atinyuka ibyo yari yatinye, kuko yikinze umwijima, yikinze mu mwijima. Byumvikane ko tukiri kuri iyi si turi umucyo w'isi. Iyo turi umucyo w'isi ibikorwa by'umwijima biba bike. Umucyo nukurwa ku isi ibikorwa by'umwijima biziyongera, kuko isi zacura umwijima. Kristo azaba akora ku mugaragaro uyu munsi bwari gukora mu buryo bw'amayoberane. Yiyambitsaga intama kandi arisega, yihinduye marayika w'umucyo kandi yambaye ikanzu ya marayika w'umucyo kandi ari shitani yigendera. Igihe gikomeye itorero rya Kristo. Akenshi bitugora cyane twibaza dutari ko tugira ngo ni bazima kandi tukabona mu wundi mwanya bafite amanyanga. Biyambitsaga intama benshi. Kristo si igisimba kigenda, ni umwuka. Ni umwuka uzerera ugakorera mu bantu ukabacengezamo ibintu, nk'uko ababana n'Imana bakayubaha bafite icyo bita umwuka wera ukorera muri bo, abana nabo anabaha imbaraga, ari nawe uri kumpa imbaraga aka kanya zo kubabwira aya magambo. Kubera umwuka wera ntufatika, si ikintu wafata runaka. Oya, ni nako n'uyu mwuka na Kristo ni umwuka ukorera mu bantu, ni umwuka ukorera mu bantu. Ntabwo dutegereje ko Kristo ari ikindi kintu runaka kizahaza cy'igisimba runaka. Hoya, ni umwuka urakora ukorera mu bantu. Noneho rero twihuse, iki gihe cy'umubabaro kubera iki gihindutse igihe cy'umubabaro? Impamvu ya mbere, Kristo ari gukora ku mugaragaro kandi afite amahame akomeye ku buryo no kubabaza abantu azabababaza. Kabiri, nta mwuka wera w'Imana ukiri ku isi. Mbibutse ko umwuka wera w'Imana ari ku isi mu gihe itorero rya Kristo rikiri ku isi, kuko umwuka wera afite icumbi abamo. Icumbi se ninde? Ni twebwe, n'abizera. Biravuga ngo twubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo duhinduke inzu y'Imana, duhinduke inzu y'umwuka wera, duhinduke icumbi ry'umwuka wera. Umwuka wera abe muri twe, agendere muri twe, ature muri twe. Nitwe cumbi ry'umwuka wera, nitwe agenderamo. Ntagendera mu biti, ntagendera mu mabuye, ntagendera mu kindi icyo ari cyo cyose. Umwuka wera ari muri twe. Tutagihari ntabwo ahari. Niba atagihari byumvikane ko isi igiye kubabara. N'uri bubabare arababara mu mubiri kuko ntamufasha. Niyo mpamvu Daniyeli hano yaravuga ngo kubabazwa kw'Abisiraheli ni ugucishwa mu ruganda. Icyo bamwe bita ngo ni ugucungurwa n'amaraso yabo, ni impamvu z'uko ntawe ubafasha muri uwo mubabaro. Ni ukwirwariza mu mubiri, bakababara mu mubiri. Nta mwuka wera ugize gute uhari. Igihe cy'umubabaro tubwirwa n'ijambo ry'Imana kuzarindwa abizera bakaba muri Kristo Yesu.
umubabaro wacyo ushingiye kuri ibi turi kuvuga. Nta mwuka wera w'Imana uzaba ukiriho muri icyo gihe cya gatanu cy'umubabaro. Icya gatatu kigaragaza ko uyu mubabaro uzaba ufatika, Imana ubwayo nayo izashima ko abamarayika bafite ibyago 7 by'imperuka. Aka tukumve neza. Hari igihe dusoma ibyahishuwe ntitubimenye. Nizo nyigisho nigisha kenshi, ni inyigisho z'ibyahishuwe, tuzigirira ama-DVD, tuzigirira ibitabo, nizo nyigisho nigisha cyane. Twasoma ibyahishuwe 16 tukabona ibyago by'imperuka 7 bikomeye bitoroshye. Bamwe bakavuga bati bizaba itorero rikiri ku isi, bizaba rikiri ku isi, abandi bati bizaza ryaragiye. Ariko reka mbabwire ngo ntabwo bizaza tukiri ku isi, itorero rya Kristo rigihari. Ibi byago ni kesha abamarayika bashatse kubirekura. Nimusoma igitabo cy'ibyahishuwe bakabwirwa ijambo rivuga ngo hoya muri kubwira bwanyu tubanza dushyira ikimenyetso ku ntore zanjye, shyira ikimenyetso ku ntore zanjye zinihira ibizira biri mu isi, zindakira ku manywa na nijoro. Turi mu gihe cyo gushyirwaho ikimenyetso. N'uyu munsi urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ikimenyetso Uwiteka azabe. Ndakwifuriza wowe nkurikiye kuba ufite ikimenyetso, kuba warashyizweho ikimenyetso. Ikimenyetso se ni ikihe? Ni icy'amaraso ya Kristo, n'icy'umwuka wera w'Imana. Biravuga ngo twarawuhawe nk'ikimenyetso, twashyizwe kugeza ku munsi wo gucungurwa kwacu. Ibi byago rero byarinzwe igihe kinini, ntibyarekurwa kumva ku nyungu z'itorero ry'Imana, bizarekurwa. Imana izemerera noneho abamarayika babirekure. Byiswe ngo ni ibyago 7 by'imperuka. Ni iby'imperuka koko, kandi koko bizaba bigiye gusohora mu gihe cy'imperuka. Aka nako mbamenera ibanga, ntabwo imperuka iragera. Ibi byose turi kubona, ubugome bugwira, inzangano, ibintu byinshi, abantu bakavuga bati imperuka twayigezemo. Oya, ntiturayigeramo. Ibi Yesu yaravuze ngo ni itangiriro ryo kuramukwa, ntibizabahagarika umutima. Imperuka izaba itaraza, ntabwo iraza. Iri ni itangire. Ni nka kwa kundi wabona umudamu habura igihe gito ngo abyare ukabona agize ibise. None se ibise ni ukubyara? Ntabwo ibise ari ukubyara. Hari ibise bibanziriza kubyara, nyuma y'ibise hazabaho kubyara. Mwumva rero ibi turi kubona ni nk'ibise, ni mubifata nk'ibise, ariko ntabwo imperuka iraza. Igihe cy'imperuka kizatangira. Muri Daniel aravuga ngo imperuka izaza mu gihe cyategetswe, mu gihe cyashyizweho. Kuko igihe cy'imperuka kizaba gisohoye, ni naho ibyago by'imperuka nabyo bigomba kurekurwa, kuko byitwa iby'imperuka. Ibi byago rero nibyo bizuzuza neza icyo bita igihe cy'umubabaro. Mbibanyuriyemo muri make kugira ngo wumva bari muri Kristo Yesu ikintu bagiye kurindwa ko kiremereye. Icyago cya mbere, Bibiliya iravuga ngo ngo marayika ngo azasuka urwabya ku isi, ngo bari ku isi barwara ibisebe by'imifunzo. Bankurikiye mu nteze amatwi mwumva Iyobokamana TV tuganira ijambo ry'Imana, abenshi ntabwo ibisebe by'imifunzo mubizi. Ntabwo ari kenshi upfa kubona umuntu urwaye igisebe cy'umufunzo. Igisebe cy'umufunzo ni igisebe kinini, igisebe kidakira. Ntushobora kugishyiraho umuti gikira, ahubwo kigenda gicukura kugeza kigeze ku igufa. Iki ni icyago cya mbere kizibasira isi mu gihe cy'imperuka, ibisebe by'imifunzo. Nta muganga ntawo gutakira undi, kuko bose bazaba batewe. Icyago cya kabiri, Bibiliya iravuga ngo marayika azasuka urwabya mu nyanja, inyanja zihinduka amaraso nk'ay'intumbi. Ibinyabuzima birimo bipfe byose. Yumvikane ko abakunda amafi, abakunda indagara, uvuga ngo akabyo kazaba kashobotse, nta na kimwe kizongera kuboneka mu cyago cya kabiri. Ndashaka kubereka igihe cy'umubabaro bana b'Imana. Muhungira muri Kristo Yesu, murabe ko mwazagikira, kandi urimo nawe agumemo. Hari abaririmbyi baravuga ngo niba uri muri Yesu neza, gumamo, uvuyemo. Nuvuga ngo kuvamo ni nko gusanga imbwa zikakurya. Nuvuga ngo kuva muri Kristo Yesu ni nko kujya mu muriro, ni nko kujya mu rupfu. Kuva muri Kristo Yesu ni nko kujya mu itanura. Mugumemo. Abatarinjira mwinjire.
abatarajyamo nimujye muri Kristo mugumemo. Niba utazi uko abajyamo tubaze utise umuntu yinjiramo gute, umuntu ageramo gute, umuntu ajya muri iyo nguge gute, umuntu yihisha muri iyo nguge gute agakira ako kaga. Turaguha ubujyanama, nicyo tubereho. Turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Imana iratwingingira, irabingingira muri twe ngo tubafashe tubereke inzira. Icyago cya gatatu, icyitwa imigezi mito, masoko matoya, ibyo byose bizahinduka amaraso. Iki cyago cya gatatu cy'imigezi, amasoko, utuntu twose cyitwa amazi, igisukika cyose, yaba amata, yaba ibinyobwa, ntabwo ari inzaduka, kizaba kije bwa kabiri ku isi. Ubwa mbere cyabereye mu Egiputa muri bya byago 10 Imana yahateje. Uzi ko aricyo cyatangije ibyago 10? Cyagize imbaraga kugera ku rwego n'uwabaga yavomye amazi mu kajerekani akavuga uti yo naraye mvomye amazi yo kunywa, reka njye gusuka amazi imwe. Ngo yajyaga gusuka agasanga mu gikombe amazi nta maraso. Ayo ni amateka, ibyo ni ibyabaye samakabya nkuru mu Egiputa. None kije gushimangira igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho. Mbibutse ko iki gihe Daniyeli yarakivuze mu gice cya 12, aravuga ngo ni igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho. Iki cyago cya gatatu, kubera imbaraga gifite, ngo abamarayika bazaririmba babwira Imana bati turakwemeye, amateka yawe n'ay'ukuri, uziguhana pe, uziguhana abisubahaye kunywa amaraso nk'uko bayavushije abera bawe. Kumbi mu bihe bitandukanye, muri bya bihe bigera kuri 4 byagiye bitambuka, hari amaraso y'abera yagiye ameneka bazira ubusa, bazira guhamya Kristo, akagenda ameneka. Niyo usomye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana mu gice cya 6 umurongo w'9, uzasanga imyuka y'ababera, aba batubanjirije muri uyu murimo turi gukora, babwirije nk'uko tubwiriza, bakavuga ubutumwa nk'uko tubuvuga. Uzasanga babwira Imana batari yo, uzageza ryari kudahorera amaraso yacu koko, abisi bamenye, uzageza ryari? Ngo bakabwirwa ijambo rivuga ngo muhumure mwebwe, mufate ibishura byera mwambare, murindire bagenzi banyu bazanyura mu mayira nk'ayo mwanyuzemo, nibamara kubashyikaho nzahorera amaraso yanyu. Bivuze ngo kwaguhora inzigo k'Uwiteka Imana ihorera amaraso y'abera bayo, ndetse ihorera amaraso y'umwana wayo Kristo yameneye kuri iyi si ngo abantu bamwizere barangiza bakirengagiza ayo maraso. Niba hari ikintu kibabaje Imana, niba hari ikintu kibabaje mwe mu nteze amatwi mu nyumva tuganira ijambo ry'Imana, niba hari ikintu kibabaje Imana, ni ukubona Kristo yaramennye amaraso, agapfa urupfu rumeze kuri, akababara bingana kuriya kubera njye nawe. Umuntu yarangiza agakerensa ayo maraso. Mu Baheburayo haravuga ngo umuntu wese ukerensa ayo maraso nta kindi, nta yindi ncunga akeneye, nta kindi gitambo kindi akeneye, nta wundi wo kumucungura, kireka gutegereza umujinya, gutegerezanya ubwoba, umujinya n'uburakari bw'inkazi buzibasira abanzi b'Imana. Guhora inzigo k'Uwiteka. Icyago cya gatatu ni uguhorera amaraso y'abera kuko yamenywe. Icyago cya kane kizashimangira iki gihe cy'umubabaro, ngo izuba rizongererwa ububasha, rihabwe poromosiyo. Muzi ko n'izuba rizongererwa ubushobozi. Uyu munsi riva bisanzwe rikabisikana n'imvura n'umuyaga kugira ngo abariho ibinyabuzima, ubuzima bugende neza, ariko rizongererwa inshingano. Mu nshingano rifite hazaza mwindi ivuga ngo nimubabaze abari mu isi, mubababaze. Mbega umubabaro, ngo rizababaza abantu, ngo uburibwa bw'iryo zuba ngo butuma abantu batuka Imana. Ariko nanone reka mbabwire, uyu mubabaro kuko uzaba ukomeye. Uzi ko icyago kitazajya kigenda ngo ikindi kibone kuza, icyago kizajya kiza gufasha kigenzi cyacyo bikomezanye. Izuba riracanye, icyaka namwe muracyumva, kugira unywa amazi ni ukunywa amaraso. Imisonga y'ibisebe murayizi, utararwaye igisebe kinini yabuze wenda no kusitara cyangwa se ngo agire akantu kamusharura, ibyo byose biriyongeranya no kuba amazi yose yaramaze kwangirika. Uzaba ari umubabaro uteye ubwoba. Turabagira inama ngo mube muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu bazarindwa igihe cy'umubabaro. Icyago cya gatanu kizashimangira uyu mubabaro, ngo isi izacura umwijima bituma abantu bahekenya indimi zabo bazihekenyere mu kanwa. Mbega gucura umwijima ku isi, mbega umubabaro uzabaho. Mbega ngo bari muri Kristo Yesu bazarindwa ibintu bikomeye. Mbega bari muri Kristo Yesu bazakizwa akaga gakomeye. Ndakwifuriza kuba muri Kristo Yesu. Ntabwo bigoranye, nta kindi bigusaba. Mwizere, azakwambika imbaraga
he kugira iterabwoba bazagushyiraho ngo kwizera Yesu ngo birakomeye, ngo iyo ugezemo uhura n'ibibazo, ngo iyo ugezemo ngo oya, humura, niwe udushoboza, uduha imbaraga. icyo agusaba mwemerera uvuge ngo ndakwizeye, ndakwihaye, nguhariye ubugingo bwanjye, nguhariye imbaraga zanjye. ibyo birahagije. icyago cya gatanu, isi icura umwijima. gatandatu, hazabaho gucikamo kabiri k'uruzi Ufurate. uru ruzi ni rumwe mu nzuzi zigera nko kuri enye zakomotse ku mugezi wanyuraga mu Edeni. Edeni, Imana muri cya gihe cya mbere twababwiye, nta mvura yagombaga kugirwa mu ngobyi ya Edeni. imyaka yagombaga kujya yezwa n'ikime, ibifite imbaraga nk'ibiti, umuntu akabivomerera, akavomerera akoresheje wa mugezi. imvura yazanye n'icyaha. urwo ruzi Ufurate rwakomotse kuri iyo migezi ine yakomotse kuri urwo ruzi runini rwanyuraga mu Edeni, ruzacikamo kabiri nk'ikimenyetso cy'uko imipaka ikuweho. abami b'amahanga bari bari gukorana na Kristo cyangwa ya nyamaswa muri icyo gihe, bitegura icyo bita intambara yitwa Haremagedoni. mujya musoma muri Bibiliya 16:15 mu byahishuwe. Haremagedoni hagati ya Kristo ndetse n'umugome Antikristo. kuyitegura ni ukwitegura Kristo n'abo yacunguye yajyanye, kuko hazaba habura igihe gito ngo abagarukane mu cyo twasezeranijwe igihe kinini cyitwa ngo ni ubwami bw'imyaka 1000. tuzagenda tubigarukaho mu nyigisho zindi zizakurikiraho, tubigisha ibyerekeranye n'ibyahishuwe. twabahaga ishusho y'umubabaro ukomeye uteye ubwoba, abari muri Kristo Yesu bazarindwa. icyago kizaheruka ibindi cya karindwi, kizashimangira ko ari umubabaro kandi ari igihe cyo guhora inzigo k'Uwiteka, ngo hazabaho igishyitsi kitigeze kibaho uhereye igihe amahanga yabereyeho, ngo muri icyo gishyitsi ngo hazamanuka ngo urubura, ngo kuremera kw'ibuye rimwe ry'urubura ibiro 25. namwe mutekereze ko hagwa urubura rutoya, amahindu, bamwe bayita amahindu abandi bakayita urubura, urubura ruto rungana na zino biya abana bakina. none nimutekereze niba ruriya rumanuka, inzu zifite amabati ashaje zigapfumuka, ibintu mu mirima bikangirika, ibiti bigakokoka amababi, ukibaza uti none amabuye y'ibiro 25 murumva azasigaza iki? igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho. tugana ku musozo, Bibiliya yatubwiye ngo abantu bitondeye ijambo rya Kristo bazarindwa igihe cy'umubabaro. wakibaza uti bazakirindwa bate? bazakirindwa bari hehe? bazaba bihishe hehe? bazaba bahungiye he? dore uko rero bazakirindwa. mu gihe gito Kristo agiye kuza atanga imbere icyo gihe cy'umubabaro, nk'uko yatanze imbere igihe cyo guhora inzigo akazana umwaka w'imbabazi, ni nako agiye gutanga imbere igihe cy'umubabaro akaza gutwara itorero. Yesaya 26:19, bwoko bwanjye nimuze mube mwikingiranye akanya gato, kugeza igihe uburakari bwanjye buzashirira, kuko Uwiteka aje aturutse mu buturo bwe bwera, aje kwitura abari mu isi ihwanye n'ibyo bakora. ngo isi izagaragaza amaraso yayo, ngo kandi ntabwo izongera gutwikira intumbi zo muri yo. uwo ni Yesaya. ijambo riti nimuze mwikingirane. uku kwikingirana nta kundi gusa na kwa kundi Nowa yahamagaye abantu ngo baze mu nkuge, kuko Imana yendaga guteza umwuzure ku isi. aravuga ngo nimuze mu nguge, kandi ko umuntu wagiye mu nguge nta kibazo yagize. umuririmbyi umwe yararirimbye aravuga ngo imvura amazi yateruye inkuge ngo ireremba ku mwuzure hejuru, ngo ariko abari mu nkuge imbere ngo bari bifitiye amahoro kugeza igihe basohokeye mu nkuge. byumvikane ko iyi nkuge yashushanyaga Kristo. natwe dufite agakiza twahawe n'Imana, twahawe na Kristo, ngo niba ushaka amahoro ngwino winjire. azaduhisha Kristo, aduhisha mu buryo bwo kutujyana, adukure ku isi tumusanganire. nitumara kumusanganira ibyo bisohore kuri iyi si yaratujyanye. hashira imyaka igera muri 7 turi mu bwihisho bw'isumba byose. umva uko Zaburi yanditse ya 91 yaranditse aravuga ngo ababa mu bwihisho bw'isumba byose bazahama mu gicucu cy'ishobora byose, ntabwo bazikanga ikibi, ngo abandi ibihumbi bazagwa imbere yabo ngo babirebeshe amaso ntibibakoreho, ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. ese koko icyo gihe bazakirindwa bate? tubonye ko Kristo agiye gutanga imbere icyo gihe cy'umubabaro, ajyana itorero rye, abo yacunguye abahishe mu myaka igera kuri 7. ako kaga kose gasohore kuri iyi si yarabajyanye.
ababa mu bwihisho bw'isumba byose, niko Zaburi ivuga ya 91, ngo bazahama mu gicucu cy'ishobora byose, ngo ntibazikanga ikibi, ngo abantu ibihumbi bazagwa iburyo bwabo, ngo babirebesha amaso ntibibakore, ngo babone igihano cy'abanyabyaha, ngo kuko bakunze Imana karamata, ngo n'iki Imana izabakiriza. Ndabifuriza kwizera Kristo, mukinjira muri Kristo Yesu, mukongeraho no kwitondera ijambo rye. Kandi kwitondera ijambo rya Kristo ntibigusaba kubura igihangange, kuba ufite titire runaka. Hari igihe tugira ngo wenda abantu ngo bashoboye, ngo bitondera ibintu by'Imana, ngo nabafite amazina akomeye, ngo amatitire akomeye. Hoya, iri torero ryitwa Philadelphia Kristo yarishimiye ko rifite imbaraga nke, ariko rikabasha kwitondera ijambo rye ntirimwihakane. Kwihakana Kristo ni igihe cyose ukora ibyangwa nawe. Tusoje tubabwira ngo ibanga ni ukuba muri Kristo Yesu, kuko abari muri Kristo Yesu bazarindwa igihe cy'umubabaro. Wakibaza uti wakinjira muri Kristo gute? Nicyo tuhabereye, nicyo twiteguye kwakira umuntu wese ubujya utugisha inama, tubwira uti twinjire mu bwihisho gute. Turahari, tuzagufasha rwose winjire mu bwihisho, nawe uzarindwa igihe cy'umubabaro. Icyifuzo tugiye gusengera ni cyuko umuntu wese uri muri Kristo Yesu twamusabira imbaraga kugira ngo agumemo, kuko yaravuze ngo nuguma muri njye uzaba uri nk'ishami riri ku muzabibu, uzakomeza wera imbuto, ariko nutaguma muri njye uzacibwa nk'andi mashami yose utabwe mu muriro. Tugiye kubasabira imbaraga mwe mwari mudukurikiranye zibashoboza kuguma muri Kristo Yesu, ariko nanone tunasengera umuntu wese wari utarizera Kristo ngo yinjire muri Kristo Yesu, ariko akaba afite icyo cyifuzo. Reka tugusengere, nyuma yaho tuzaguha ubundi bujyanama, ariko tubanze tugusengere kugira ngo iyo nzara n'inyota n'iryo shyaka kugiza ryo kuvuga uti yo nanjye ndashaka kujya mu bwihisho, tugusengera Imana kugira ngo umwanzi atongera kukongorera kubwira ati reka buriya ni ukubeshya. Reka mbabwire ngo abantu bakubwa Nowa baravuze bati urabeshya Nowa urabeshya, nta mvura iri bugwe. Imvura ntiyaje kugwa, iguye baravuga bati wa musaza banza atakinaga. Uzi ko atakinaga, iratunyagiye. Ngo bakajya bakomanga bamubwira bati dukingurira, akababwira uti singe warukinze, rwakinzwe niyo mu ijuru. Hari igihe rero umuntu ashobora kumva aya magambo turi kuvuga, umwuka ataramusura ngo amufashe, akavuga uti reka ibyo Imana ntiyabikora, ntabwo Imana yababaza abantu, Imana se ni umugome. Ubwo ni ubutesi. Bibiliya iravuga ngo ubwo itababariye abantu bakubwa Nowa, ntibabarira ab'i Sodomu n'i Gomora, ntizabura guhana abantu b'iki gihe nibatayumvira. Ni ukuri Imana izahana, igira imbabazi kuyisabye imbabazi, ariko kutayisabye imbabazi Imana izahana. Ibanga ni ukuba muri Kristo Yesu. Dusengane Imana. We wari udukurikiranye, muri iri jambo ry'Imana rivuga ngo abari muri Kristo Yesu bazarindwa igihe cy'umubabaro. Mana nziza, ijambo ryawe ni rizima kandi ni iryera kandi ni iry'ukuri, rikwiye kwemerwa rwose, kuko ni ibyahumetswe nawe, ubihishurira abantu bawe, barabyandika bayobowe n'umwuka wera. Tubwiwe ijambo rivuga ngo abari muri Kristo Yesu kandi bitondera ijambo rya Kristo bazarindwa igihe cy'umubabaro. Dusengeye umuntu wari urimo, muha imbaraga zo kugumamo. Wari uri kurangara akikuramo, mubwira uti ongera umugarure muri gahunda, yongera kugarukire. Abari batarinjira muri Kristo Yesu bumvaga ari ibintu gusa bisanzwe ko nta kibazo, ariko bakaba bagize icyifuzo cyo kuvuga ngo turashaka kwinjiramo natwe. Ubambika imbaraga, batera iryo shyaka kugira ngo baze mu bwihisho. Umuririmbyi yaravuze ngo Yesu niwe nihishemo kandi yambereye ubuhungiro. Urakoze urakarama, kuko uri Imana itwumva kandi ikatwitaho kandi ikadushoboza. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka rero tubashimire mwese abari badukurikiranye, mwumva ijambo ry'Imana ku Iyobokamana TV. Imana nibaha umugisha. Reka nongere mbibutse ko uwo mwaganiraga ni Ev.Misago Alfred. Birashoboka ko wakenera, waba ufite icyifuzo, ukeneye inama, ukeneye ko dufasha mu bundi buryo, reka tuguhe kontakite zacu 07 8 4 ikurikirane 52 47 07 8 4 52 47. Iyo nimero iri kuri WhatsApp,
ugiyeho watubona ukoresha Airtel cyangwa Tigo wakuramo 8 umwe ubanza ukahashyira 2, ibindi ntabwo bihinduka. Twiteguye kubakira, twiteguye kumva ibitekerezo byanyu, twiteguye kumva inyunganizi se, twiteguye kubafasha, twiteguye kubagira inama, turahari. Uburyo bwose watwifuzamo, wakenera ibitabo, wakenera amasede kuko nayo turayagira y'inyigisho z'ibihe bya nyuma twagufasha. Amahoro ya Kristo nabane namwe. Shalom, shalom, nimugume muri Kristo Yesu.